uzabya mu biganiro bikurikiraho aho unsumva nkubwira ngo kuki ushobora kwibona ku bintu bimwe n'abantu badasenga ugasanga ibikuriho bisa n'ibyundi ibikuriho bisa n'ibyabariya ibikuriho bisa n'ibindi byose ibikuriho ntaho bitandukaniye n'ibyo wabonaga byari kubaho kandi utabishakaga. Nuvuga ngo icyo gihe ni ikibazo kimwe nkubaza ngo igihe cyose wibona ugasanga urugamba uri mu Rwanda ndetse n'ibyo uri mukora rimwe na rimwe bidatandukanye n'ibyo abapagani muturanye abanywata abanywara umoje basambanya abajura bakora ibyo ugasanga ubuzima bwawe n'icyerekezo cyawe biri kugenda bisa neza n'ibyo uri mukoti kuki nta mpinduka ndeba. So rero ubuzima budahinduka cyezo kidahinduka ntabwo nakigushima uravuga ngo si byiza Mwuka Wera w'Imana abane nawe kandi ukikire mu izina rya Yesu unyumve cyane. Ese uko bikomeza kubaho se birigarukaho birirepeta ni bya bindi nabonye ni kwa kundi nabonye ni ya mibereho nabonye. Ese kuki bidahinduka kuki byama bimeze kuriya kuki bihora buri gihe bifatira kuri ubwo buryo nge nabibamo. Icyo ni impamvu ikomeye iguhishurira neza urugamba ubuhagazeho kandi ugasanga urateye mu buryo budasanzwe. Rero niyo mpamvu nge hirya y'izo twarose nkazikubwira urota uri mumva amafaranga urota abagore banjuraga baninjo byose ukabona bikujeho tukabitubwira ngo karande n'imivumo bijya biza. Rero nkubwiza ukuri muntu w'Imana biteye ubwoba n'agahinda kubona ibyo wibonaho wubaha Imana bisa n'iby'umupaga ndetse rimwe na rimwe ugasanga bagiza muri ukurusha. Rero by'ukuri ntabwo dusenge twirwaneho Imana bageneza mu izina rya Yesu. Murahamagara murandika turafasha turasengana dushima Imana kandi ko bigenze neza. Imana ibaho umugisha. Mwakoze kudusengera abarabajwe nuko batatubonaga live bakumva gusara amajwi gusa. Imana ikora uko ishaka mu ngabo zayo. Reka imitima yacu yakire kunezerwa kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ese nibona ibyo nibonaho nibyo sanzwe nibonaho. Ese bino bembaho ke none ikindi cyakabiri kubona ibintu bihora bigaruka buri munsi wa none ugasanga uri hasi uri hejuru wazamutse uramanutse wamanutse wazamutse beho ugasanga ntago ugira ubuzima buri state cyangwa se buri stable ntago bugumye hamwe ntibugenda hamwe ahubwo bimeze bitandukanye. Rero nshuti yanjye navuze kare n'umushinzi nyeze kubisobanura ngo mubibi yasohoye imbutara biba ngo ariko akimara kubiba umwanzi za ninjoro ashyiramo urukungu. Burya wabyaye ushaka abana beza ariko barakunaniye washaka kubaka ugorora kunani washaka wacuruza ushaka gucuruza birakunaniye wahinze ushaka byose ugasanga buri gihe uko witegura kwakira ibyiza mu buzima bwawe uko wategura kwakira amahirwe ugasanga Satani yafunze ya masezerano kugira ngo utagira ikintu ugeraho. Ariko witinya wigira ubwoba. Twe ntabwo tuvuga imbaraga za Satani turavuga gukora kw'Imana. Twe nta nubwo twitaye ku migambi ya Sekibi nta nubwo tunayirebaho nta nubwo tunayitindaho. Icyo tuzi cyo turabreakinga turasenya turakubita turavanaho turigizayo turarandura. Hari imbaraga muri twe zitubwira ko Imana igiye gukora idasanzwe kuri uyu munsi wa kane ubuzima bugahinduka rero kumva uranezerewe. Waruma niba indwara wibona zisa n'iz'abandi bantu kandi uzi ko badakorera Imana. Icyo ni ikintu gikomeye ni ikimenyetso Simusiga cyerekana ko hari imbaraga ziri inyuma yawe zikurwanya zitarwanyira muri wowe kuko Kristo agutuyemo nta mwanzi yakuza ahubwo acungira inyuma yawe acungira hirya yawe akuri inyuma kugira utere imbere ariko bigira ubwoba kandi bihangayika umutima. Imana tugineza cyane mu izina rya Yesu. Amavuta y'Imana bazeho mutabarwe murengere kandi Imana ibarengere ku Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Noneho tugiye kureba Simusiga by'imbaraga bigoranye bikomeye byerekana yuko ukurikiranywe urimo urahigwa abana barahigwa nawe urahigwa umugore arahigwa umugore nawe nuko bari guhigwa mwese. Nuvuga ngo ibyo ucuruza birahizwa ibyo urimo birahizwa. Nuvuga ngo hari amakuba hari ibyago birimo bishorera biza bihiga biza bishaka wowe ariko please ntugire ubwoba ntutinye umugambi w'Imana ukuriho ntutinye. Imana igiye gukora ntutinye. Imana igiye kurema ntutinye. Ugiye kwakira ibidasanzwe hahagarika umutima ntuhagarika umutima ntukuka umutima. Iki ni igihe cyawe cyo gusohoka muri izo ntambara ni igihe cyawe cyo kumva uruhuwe n'umwami Imana. Amahoro y'Imana nabane nawe cyane mu buryo bukomeye kandi data twese akugirire neza. Rero niryari ijambo nashaka gusoma rigaragara mu gutya kwa 2:23 here ku murongo wa 5 na 6 ahantu havuga ngo nuko ngo ntibabasanganije amazi umwavuga nka Giputa ngo ahubwo bashaka umugabo witwa Balamu wo kubavuma ngo ariko Imana yanyu ntiyakunda. Mu gatatu ngo Imana ihindura umuvumo kuba umugisha bisobanura ngo yarekuye umuvumo ujya mu kirere ngo ariko Imana iro transforma. Rero kuri uyu munsi wa none ndumva nakubwira ngo twinjiye mu birere bya transformation. Turi mu kirere umwanzi atabasha kurwanya
turi mu kirere umwanzi atabasha kubona, turi mu kirere Satani atagira urwanya na gato ngo abone uko aturwanya dushobore ko twinjiye mu birere bidasanzwe, twinjiye mu birere by'imbaraga, twinjiye mu birere bifite gukora kandi Imana igenda ikorana natwe. Rero Yesu abampera umugisha kandi Yesu abagiriye neza, Yesu abafashe. Hanyuma ugiye kureba Yakobo ibice bitatu umurongo w'10 haravuga ngo mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma, ariko bihata ntibikaze kubabaho. Urumvikana ko niba amagambo abaho buri gihe nashaka gusenya ya mibero. Ni ibihe bimenyetso rero simusiga, ni izihe mbaraga simusiga, ni ibihe bintu wibonaho ukumva urakomeretse, ni ibihe bintu wibonaho ukumva ugeze kure, ni ibihe bintu wibonaho ukumva amarira araje. Ese ni ryari uzamenya neza ko umwanzi yagukurikiranye? Ni ryari uzamenya ko Satani arimo ahiga ubuzima bwawe? Ni ryari uzasobanurwa n'iki ibimenyetso uzabyita? Ikintu cya mbere nshaka kubwira muvandimwe, ubundi mbere yuko ngusobanurira, jya umenya neza ko karande n'umuvumo ni imbaraga zikorera ku muntu zikarwanya umuntu zikamuhiga mu kigwi yizera kwakira ibyiza ugasanga yakira ikinyuranyo cyabyo yarategereje gusarura hombye. Nicyo bisobanura. Ibyo rero ugasanga hanini biri mu nzira biteye ubwoba. So uvuga ngo rero ikintu kiba tumenya nuvuga ngo ni uburyo ki umuntu abakorera munsi y'ibidashoboka ndetse yifuza gutera imbere bikanga, ugasanga mu muryango ntibyakunze, muri famille ntibyakunze. Ibyo byose rero ugomba kumenya neza ko Imana ikwiye gutabara kandi ugasohoka muri izo ntambara. Gusa icyo nemeranywaho nawe nuko zitsindwa, nuko zinesheka, nuko zicika kandi Imana ifite imbaraga. Rero tugiye kureba simusiga, ibimenyetso simusiga. Ikimenyetso cya mbere ni uko utabasha kuba mu mwuka wera, ugasanga ukeneye gukizwa bikanga. Kubera iki? Satani azi ko iyo tubaye mu mwuka wera aribwo turushaho kugwiza imbaraga, tukaba connecte n'Imana ishobora byose. Agasanga buri gihe aragushyira hasi, bigatuma nta kintu cyawe uri bugereho. Kubera ko iyo turi kumwe n'Imana, iyo twuzuye umwuka wera, iyo tuvugana n'Imana, iyo tugendana n'Imana, tuba twamaze guca intege Satani n'abadayimoni, tuba twamaze kwitwa abakorera Imana, abubaha Imana, bikaza kutubaho burundu cyane. Ikintu cya kabiri ukwiye kumenya cyerekana ko wowe ubwawe umuvumo ukuriho cyangwa urimo ukorwa munsi y'imbaraga zidasanzwe, cyangwa se reka nivuge muri ijambo se nk'usubira inyuma, nuvuga ngo icyo ukoze cyose ntabwo kiri bwemere. Uzasanga ugenda uhomba, uzasanga ugenda ukena, uzasanga ugenda wagowe, uzagenda usanga utamerewe neza, uzagenda usanga biteye ubwoba, uzagenda usanga byakuruhije, uzagenda usanga buri gihe utabasha kwachivinga goals zawe, kuko umwuka mubi watwaye ibyawe bituma utagira control ndetse n'Imana ntimwabana. Sore yo hatariho kuba wana n'Imana, kuba wegeranye n'Imana, nta kindi bisaba usibye gutakaza ya mahirwe, gutakaza cya cyerekezo, gutakaza uburyo bwo ko uri under control y'izindi mbaraga. Ntabwo umwuka wera, ko biravuze ngo umwuka naza azabunye nababwiye, kandi iyo tubona umwuka wera tufite ubutsinzi. Umwuka wera ni imbaraga z'Imana. Urumva ari cyo gihe ubu usa nk'ufite ambarigo y'umwuka wera, ugasanga twatuntu twose turaje turakugora. Ikindi cya kabiri kuye kumenya ni ukuvuga ngo ni ukutagira, ni ugutakaza igikundiro. Bavandimwe, gutakaza igikundiro ni ikintu gikomeye. Iyo umaze kuvumbura yuko nta gikundiro ufite ku bantu, nta gikundiro ufite ku bintu, nta gikundiro ufite ku byo ukora, menya neza ko ni ikimenyetso cyerekana ko umwanzi yakwatatse karande yageze hafi yawe, ngo ukaba watakaje igikundiro ku bantu. Ugasanga amafaranga arakwanga, abantu barakwanga, isi irakwanga, ibyo ukoze biranga, ibyo ugiye biranga. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko udafite ya favor yo kuba wakundwa. Bityo rero nawe menya ko ari ikimenyetso simusiga umwanzi wawe arimo agenda akoresha kugira ngo agushyire hasi. Ariko ntugire ubwoba, hari Imana iri mu ruhande rwawe. Ntugire ubwoba, hari Imana izakurengera. Ntugire ubwoba, hari Imana izagutabara. Ntugire ubwoba, hari Imana izakugeza kure. Ntugire ubwoba, birashoboka cyane. Iyo luck kusanga waratakaje, kandi ngira ngo abankurikiye mwese muri kubyumva, hari umuntu wa muri ubwo buzima ugasanga vraiment nta kintu afite mu buzima bwiwe, kandi ugasanga nicyo agiye gukora ntikimwemereye, nicyo ashaka gukora ntikimwemereye. Kubera iki? Nuko yamaze gutakaza igikundiro ku bantu, igikundiro ku Mana, igikundiro hamwe n'abahanuzi batanaguhanurira kandi ubukijwe, ugasanga igikundiro kiragiye, ibintu bikakwanga, ibihombo bikinjira, agahinda kakaza,
ingorane zaza kubera iki, bitewe n'iki, kuki bije, nta kindi kibizanye, ahubwo ikibizanye nta kindi nuko umwanzi karande na ya mivumo byakoze agatendo ko gutuma utabasha na buhoro, bidashoboka na buhoro kugira ngo ugere kuri ya ntsinzi kwiriye, ugasanga nta fevu ufite, nta hantu bishoboka, amara ugasanga yakuvuyeho. Ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko nawe uri under curse, ukwiye gusenga Imana ikagutabara. Icya gatatu, guhora utsindwa. Igihe cyose uzibonaho yuko icyo uteguye gukora cyose wisanga cyakunaniye, wisanga cyakuruhije, ko narakubwiye nyange ndavuga ngo niba ibintu byose ubona bikubaho kandi ugasanga nta mpamvu nimwe byakakubayeho, ukaba utari kose kubera iki ibintu biza without any reasons, mvuga ngo ukase ni ikihe kintu nagerageje, nakoze, narwanye gutya, natabaye, nagize ukunuko, nageze aha n'aha, nashyize aha n'aha, nakoze ukunuko, mbega ukumva muri we nta kintu utakoze, ariko still ukisanga bamaze gutsindwa. Ni ikimenyetso gikomeye. Ikindi, guhora utsindwa kenshi, kunanirwa, gutsindwa, kutagera ku ntego, ukisanga buri gihe ufite ingorane, kandi iyo bikuzaho buri munsi cyane ni ikimenyetso utagira amahirwe, aho ugiye guhirwa asanga biranze. Ni ikimenyetso cyerekana yuko uriho imbaraga zirakorera inyuma yawe. Icyo ni ikintu cya gatatu. Icya kane, ndashaka kwihuta tuze gusenga Imana. Reka mbyite ngo ni family limitation. Family limitation. Reka mbyite muri aya magambo, nukuba buri gihe mu muryango wawe hari aho mutarenga. Hari abagera ku myaka runaka bagapfa, hari abagera ku myaka runaka bagatandukana, hari abagera ku myaka runaka urugo rukabananira, hari abagera ku business igasubira hasi, ugasanga abantu bari gukolapsinga mu bintu bya business, ugasanga buri gihe umuryango wanyu nta gutera imbere, nta kuzamuka, nta gushyingira, nta gushyingirwa, nta kwiga, n'uwize nta kazi, n'umunyakazi aricaye, ugasanga hari ikintu gituma umuryango wanyu utabasha kwigira imbere ngo nawe uvuge uko twigiye imbere. Iki kintu kiragaragaza imbaraga mbi cyane. Niba ukibonaho ukabona uko musubira inyuma, ukabona uko mudatera imbere, mukabona birananiye, menya ngo birasobanura yuko ari ikibazo kimwe cyonyine gikomeye ngiye kubwira, nuko nawe uri posede, urakurikiranywe, hari ibiri inyuma, hari bimwe bikurura bigusubiza inyuma, ariko ntugire ubwoba, Imana iri mu ruhande rwawe. Rero guhora umuryango ubona family limitation ni ikintu cyerekana none bundi kwa gutsindwa no kutagera kure hashoboka, rimwe nimwe no kunisanga mu makuba n'ibyago, ibyo utibwiraga, ibyo utabonaga, ibyo utabye, ugasanga hari ikibazo kirekire gikomeye, kandi nyamara Imana yakagutabaye ikakugira neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. So rero ni ukuvuga ngo icyo kintu ni ikimenyetso kigaragaza rwose umuryango ntutera imbere, n'umuntu ntatera imbere. Rero ugasanga uzabirebera kuri bene wanyu aho muvukana, ku babyeyi baba bakomokaho, hari igihe urebera ku bo mwashakanye, umugore cyangwa umugabo, ugasanga hari ibintu birwanya ryaterambere. Ariko ni byiza cyane ko twabonye ijambo ngo inuka Imana ihindura umuvumo wa Baramu kuba umugisha. Nawe kuri aya masaha Imana ihindura ibyasanga nkaho ibihindura umugisha ku buzima bwawe. Imana nishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Turacyakomeje cyane uyu munsi wa none, ndifuza kwiga ibintu byinshi cyane. Reka nivugire lack of access, gutakaza kugera ku kintu, kwa accessinga. Abandi bakabona ibintu mu buryo bworoshye, abantu bakaccessinga ikintu mu buryo bworoshye, ariko we kugira ngo uzagere ku kintu, haba muri banki, haba mu bantu, haba kuri telefone, haba hanze, ugasanga nta connection ihari, ntibigukundira. Buryo ugasanga utakaza kugira access ku kintu cyose, kudata access ku mugabo wawe, utese access kuri konti z'umugabo wawe, utagira access kuri konti z'umugore, utagira access ku bana bawe, utagira access ku muryango. Ugasanga rwose by'ukuri wabaye detaché, wakuweho, wigijweyo. Ariko nabyo ni ikindi kibazo umuntu w'Imana akwiye gutekereza kandi agasenga kandi akavuga kubera iki Imana ishaka gukorana nawe mu izina rya Yesu. Icyo nacyo ni ikimenyetso gikomeye simusiga cyane, kandi ni ukuri rwose vraiment. When you touch that, whenever time something meaningful or great for you, the lack of access to what you need is fulfill the agenda. Urumva ni igihe cyo kwakira, ni igihe cyo kurya, ni igihe cyo kunezerwa, ni igihe cyo ngiye kunezerwa.
Satani n'abadayimoni na karande bakubuza ku accessinga cya kintu kugira ngo ukinezere gukiryoherwemo. Kubera iki? Kuko umwanzi yahagurutse ku buzima. Ariko ntugire ubwoba, ntutinye. Icyo ni ikimenyetso kikwereka nawe ko hari imbaraga zikwimya ko wigira ubwoba, witinya, wihangayika. Humura, Imana iri mu ruhande rwawe. Asifiwe Bwana. Imana mu ruhande rwawe. Asifiwe Bwana. Imana ntizakureka. Asifiwe Bwana. Imana ntizagutera. Asifiwe Bwana. Ngo nibona ko the lack of access, ngo ntushobora kugera ku kintu ibyo abandi bagezeho borohewe, by'abandi ariko gasanga deje kugira ngo winjire mu gihe cyawe cyiza, twita meaningful, igihe gisobanuye uriwe, igihe giye kumenyesha uriwe kugira ngo cyakire, ugasanga birikatitse ubuza aho fatira. Ni ikimenyetso simusiga ku buzima bwawe, cyerekana ko nawe uriho umuvumo na karande, kandi ntago bizakorohera. Ntago bizakorohera. Icya gatandatu, kuba buri gihe witegura kumva inkuru nziza, ugasanga ibi byitambitse imbere yawe, ibi bihoraho, ibi byirepeta, ibi byisubiramo, agahinda kazenguruka, ibyago bize gukurikiye. Ibyo byose ni nabyo bimanuka bikaza bikabyara umusaruro utari mwiza ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe ukisanga wakomeretse, kandi kubera iki? Bihora biza buri kanya. Nuvuga ngo icyo tubonye aha ngaha, nuvuga ngo bihoraho. Bihoraho ni ikimenyetso cy'umuvumo, ni ikimenyetso cya karande. Yaba uyu munsi cyangwa buri munsi, day by day, ikambyita aha ngaha muri ubwo buryo. Iyo bibaho buri munsi, is day to day, evil news, no good news at all. Ugasanga umunsi ku munsi n'amakuru mabi, n'amakuru akurakaza, n'amakuru akubabaza, n'ibintu nta cyiza kiri mu nkuru buze kumva, nta cyiza kiva mu bantu buze kumva. Ugasanga buri gihe birirepeta, biza ari ibintu bibi. Uramenya ngo hari ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye nshuti zanjye, ni ikibazo giteye ubwoba. Ikindi dukwiye kumenya aha ngaha, icya karindwi, kuba witeguye ibyishimo, kuba witeguye kwishima no kunezerwa, ariko bikarangira ntabyo ubonye. Ugasanga in time yo kunezerwa, yo kwinjoyinga, yo kumva wishimye, yo kuvuga uti ndashima Imana ko nabonye umugabo, ndashima Imana ko nabonye umugore, ndashima Imana ko nkora business, ndashima Imana ko nkora ibi nibi. Ugasanga bya bintu urimo nta kindi cyabizanye, n'agahinda, n'umubabaro, n'imvune mu kigo cyo kunezerwa nabyo bikaza. Icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko uri under curse. Ni ikimenyetso cy'uko umwanzi yageze ku muryango w'urugi rwawe. Ni ikimenyetso cyerekana yuko habura gato kugira ngo bakurangize. Ariko Imana ishimwe, aya magambo urimo urayumva ntacyo umwanzi ari bukore, ahubwo umwanzi umunsi uramusimbuka, umwanzi umunsi uramunesha. Imana ifashe cyane. Reka twivugire icya munani. Ikimenyetso cya munani cyerekana ko hari ubutware bwa Satani ku buzima bwawe, ni lack of testimonies, kuba utagira ubuhamya. Burya kuvuga ngo narasambanye, inzoga, ndarwana, narindaya, nankagura umogi, ni ubuhamya bwaho Imana yagukuye. Ariko ubuhamya tuvuga ko butagira ikintu wavuga ngo ndashima Imana nari umushomeri mbona akazi, ndashima Imana narakodeshaga, uyu munsi ndafite inzu yanjye. Nuvuga ngo ni bwa buhamya bw'ibyo Imana yakoze wakwereka umuntu utiriwe wavuga. Rero kuba utagira icyo kintu muri wowe, kuba nta bimenyetso byashyizwe biza muri wowe, menya ngo uri under curse, kandi umwanzi yateguye kurangiza. Ariko amavuta kandi agira amateka, amavuta y'Imana ishobora byose, imbaraga zikora zize kuri wowe, maze nawe utabaruke kandi Imana ikurengere mu buryo budasanzwe. Data wa twese, Mwami mahoro, akumpera umugisha. Turimo turakomeza tuganira kuri aya magambo. Cya cyenda ni uburwayi n'ibyorezo. Uburwayi budasobanutse, tabasha gusobanurira umuntu, tabasha kubwira ngo ndaribwa aha nta n'ubyumve. So no, uburwayi budasanzwe niko bimeze. Nuvuga ngo ubwo burwayi, so it means another symptoms of the crisis, the chronic and constant sickness and diseases in own life.
Nubwo mu buzima bwawe, mu buzima bw'abana bawe, mu buzima bw'umuryango wawe, mu buzima bw'imikorere, mu buzima bw'imibereho, aho werekera, aho utera intambwe, aho ugana, ibyo urimo byose ukisanga buri gihe uburwayi budasobanutse, ibyorezo bidasobanutse, ugasanga muri ya mibereho yawe, muri ya mibereho y'umuryango, ibyo bintu birigarukamo, biracyagaruka, biracyaza, biracyakuvudukana, birimo biraguhigasha uruhindu, biragusha, ukisanga buri gihe urwego rwiza ugiye kugeramo ariko umwanzi yamaze kurwanya, ntago biza gushoboka. Icyo rero nacyo ni ikimenyetso simusiga. It's a symptoms of curse in your life, in your family, in your children, in the everything n'umurimo ukora, ukabona ko buri gihe ibyo bintu byamaze kubaho. Menya ngo uruwo gusenga Imana, kurwaragura indwara zidasanzwe, amadiyabete, imitima, impyiko, umwijima, rwagashya, kubyimba ibirenge, imitsi, amaguru, kurwaza abana, guhora usanga uri kwa muganga buri gihe, akazi kakunaniye, ibintu byo kwisangamo sickness and disease, kwisangamo izi ndwara zidashobora gusobanuka, utabwira umuntu, rimwe na muganga akayibona ubundi ntayibona, ugasanga birakomeye. Ibyo byose nabyo ni sign, ni ikimenyetso cyerekana ko uri under curse, uri munsi y'umuvumo nubwo utanawuzi, utarusobanukiwe, ariko iyo ni ibimenyetso bikwereka ngo urakurikiwe kandi ukwiye kubohoka. Data wa twese atugiriye neza cyane. Ikindi cya 10 dukwiye kumenya ni iki? Icya 10 kivuga neza yuko kandi ubyumve, ni shame and reproach. Shame and reproach, ikimwaro no kwishinja, no kumva ikimwaro wateguye ibintu ugasanga uramwaraguritse, nta nsinzi ugira, ibyo wubatse birasenyutse, ugasangira kwishinja. Iyo mbimenya ni ngewe nagize gutya, iyo ngenzi upfuye ngira gutya, iyo nkora gutya, ugasanga ikimwaro. Mu izina rya Yesu rero, ku bumwe bw'abera ministries, Imana ikurinde kumwara, Imana ikurinde ikimwaro, Imana ikurinde guseba, Imana ikurinde gutakaza agaciro, Imana iguhagarareho, Imana ikwambika imbaraga, kuko burya ikimwaro no kwishinja ni bimwe na bimwe bikora kandi bigenda mu buryo budasanzwe. No kuvuga ngo rwose Data wa twese agushyigikire kandi akujya imbere, akurengere muri byose. No kuvuga ngo iyo tuganira aya magambo no kugira ngo byumve, ese ibyo maze kuvuga 10 umaze kwibonaho bingahe? Ibyo maze kuvuga 10 umaze kwibonaho kangahe? Ese nawe umeze gutubyumva gute? So rero byo ni ibimenyetso simusiga, ni imbaraga simusiga zikwereka neza yuko you are under curse, uri munsi y'umuvumo, uri munsi y'ubutware bw'imiryango ya kera, kandi ushobora kuba bivuye aho wavutse, bivuye kuba kurera, bivuye aho urererwa, bivuye yava ku mutware wawe, byava kuba umugore wawe, byose ni impamvu nk'izo. Ari ugasanga buri gihe ufite ikintu cyane akwita ngo ni shame. Shame rwose. Hanyuma ikindi cya 11 nuvuga ngo ni lack of help, kutagira ubufasha mu buzima, ukabona ubuzugufasha, ukabona ubuzukuganiriza, ukabona byakugoye, wajya kuzamuka bikanga, ukabikanga, ikipanti cyosanga kikubera impamvu runaka. Kubera iki? Hariho ikintu twamaze kubona gikomeye cyane, twavuze ngo kubura uwagufasha. Ugasanga ukeneye ubufasha bw'amafaranga, bw'abantu, abagusengera, abakuvugisha, harabufasha, ari ugasanga neza urabubuze, kandi ubuze mu gihe wari ubukeneye. Wari ubukeneye, washaka gufasha. Ibyo rero bimaze kumera gutyo, menya neza ko nari ikimenyetso gikomeye simusiga cy'umuvumo kuri ruhande, kandi Satani atagambiriye ikintu cyiza. Cya 12 ni ugutinda. Trending ugasanga uratinze, biri ahantu birazenguka ku muntu wese, kandi warangiza ugasanga n'ubundi biragusubiza muri ya magambo ya kera, muri ya magambo y'inyuma, kandi bitari ngombwa. No kuvanga iki kintu rero, famiye cyangwa yindi, ugasanga buri gihe iriho umuvumo, usanga ibintu byabo bitrending, birabisa nk'ibiri ahantu ku binyamakuru, ugasanga ibintu byabo biratrendinga, kandi umunsi yanabibonye yanabyagisesinzeho, kandi ugasanga abadayimoni bagufiteho amakuru, ndetse imyuka mibi ufite amakuru utabasha kuyamenya. Ariko Data wa twese akurinde cyane, kandi Imana igufashe. Icya 13 twabyita ngo ni lack of finances, kutakaza, kutagira umugisha w'ifatika by'amafaranga, kutagira umugisha w'ifatika urimo ukora, kutagira umugisha y'ibintu ngo uzabone ko wabigezeho, aho ukisanga buri gihe watsinzwe utabasha kubibona. Is another symptoms, kandi bigaragara nk'umuvumo. Buriya mu gihe cyose usanga buri gihe
kugira umugisha w'amafaranga, kugira umugisha w'imibereho, kugira umugisha w'ibikomeye, kugira umugisha wo kwakira ibiremereye, ugasanga birakunaniye. Ni ikindi kimenyetso simusiga cyerekana ko Satani yarwanije amasezerano yawe, yarwanije ibyawe, kwimvaho buri gihe ko urutsindwa, favor rwose yitwa y'amafaranga ukabona kuvuyeho, ntayo ugira, ntayo ubona, ntayo wakira, urakora nta kutakoze, nta kutabigenjeje, nawe uririnda, nawe ufite imbaraga, wirwanaho uri umuntu w'Imana, ariko ntabwo bigukundira kugira ngo ubashe gutsinda. Kubera iki? Nta mahirwe yo gutunga ufite, amafaranga arakwanga, akazi karakwanga, ibyo ukoze biranga, ukoze ntibagukeneye, bivuze ngo uriho icyangiro, uriho imbaraga mbi. Rero ni byiza ko witabara ugasenyera urugamba kugira ngo ubashe kubaho neza mu buryo budasanzwe. Imana ikumisha mu izina rya Yesu. Cyo ngiyo twagisobanuranga kuba icyo kintu kikubayeho, gimenya ngo hari icyo bisobanuye, nuko ari cyo ugiye gutakaza mu kubaho kwawe. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, kandi Imana igufashe byonyine kumva nta mahirwe yo gutunga mu buryo buri financial, mu buryo bw'amafaranga yo tuvuga. Kandi ababiyamanga barukwiye ngo amafaranga si ngombwa, reka nkubwize ukuri, no mu rusengero Imana ibiyakeneye. Rero nawe ugomba gukenera kubaho, ukenera gutera imbere, ko ufite lucky, ufitemo igihombo mu kudatunga ibyo abandi batunze. Icyo ni ikintu gikomeye, ni ikintu kiruhije, ni ikintu kikugoye, ni ikintu gisaba ko wikuraho umuvumo n'akarande bikagenda mu izina rya Yesu. Reka twivugire ku kintu cya 14. Ikintu cya 14 ni umwuka wo gutabwa. Section bakaguta kabisa. Uri wa Burayi ntakumenye, uri mu Rwanda ntakumenye, uri ntakumenye, ukisanga uri wenyine, ukisanga byukora uri wenyine, mbe ugasanga nta bantu ufite mu buzima bwawe. Nta bantu ufite, ntabo. Umwuka wo gutabwa pe, abantu bakagutuga sosine, bajyamwe n'iki, nakoze irihe kosa, ugasanga uhora wishinja ngo wumve ko hari ikosa wakoze, ariko wari ugasanga ntaryo, ahubwo n'umwanzi Satani yakoreye muri operation utaruzi, azana intambara utaruzi, azana yatarusobanukirwa, araza kubita hasi, maze umuntu abura agaciro, atakaza n'imbaraga, atakaza n'icyerekezo. Imana ikugire neza, kandi Imana ikugire neza, kandi Imana igusure, kandi Imana igusange. Yesu we, Imana igusange. Tumaze no kubona ikintu cya 15, niho tumba kubona tugiye kugana ngo turebe ibyo ari byo, tubiganira nkuko turuganira ku magambo y'Imana. Ni ukuvuga ngo cya 15, cya 15 nubango ni ikimenyetso nawe cyo kugira ngo urwego warugezemo wisange wamanutse. Nubango ugasanga mu muryango wanyu hariho plafond mwashyiriweho, ugiye kugerana gahita amanuka, ngo ntawo harenga, ntawo habomora, ariko in the name of Jesus uyu munsi ni ukurobora ikirere, ukakira umugisha wawe, ukakira ibyo wifuza, ukagera kure, ukumva ko Imana ibanye nawe. Imana igufashe, kandi Imana ikubake, Imana ikugire neza cyane. Hanyuma ikintu cya 18 ni ukuvuga ngo ni ugukora ikintu, ushobora kuba ari amafaranga, ushobora kuba ari indi mpamvu, ushobora kuba n'ikindi cyantu wagikora, ugasanga aho kugira ngo wakire ibyiza, ugasanga wandikira ibintu bibi. Ibyo bintu ni ukuvuga ngo n'ubundi ni igihombo, kunyanyagiza, wajya kwakira ugasanga birakucitsura n'amaso yawe, wakujya ugasanga ntibikunda, ukabona uratangatanze hose uragerageje. Icyo nacyo ni cyo simusiga cyerekana ko Satani arimo operatingira ku buzima bwawe, ku cyerekezo cyawe no ku mbaraga wari ufite. Ukwiye gusenga Imana ikagutabara. Urugero ni nko kwatunga faranga takuvaho byose urabizi, kandi uranabindusha kuko wabibayemo. Imana ishimwe ko igiye kugirira neza. Icya 17 cyerekana ko Satani
akoresha umuvumo ku buzima bwawe. Ndakigusomera mu Cyongereza. Closed doors against good opportunities in another symptoms of curse. Kuba udakingurirwa imiryango y'imigisha, ukabona umuryango w'umugisha urakinze pe, buryo ukabona ugiye kwinjira ugasanga harakinze, ibyo ukoze ugasanga birakinze, uwo mugani ugasanga hafunze umutwe, ugasanga buri gihe urarwara intambara yo kwitwa, yo kugera kure, yo gushobora ibikure ariko ntibigukundire. Kubera iki? N'aya magambo dusomye 17 ngira ngo aha dusomye, kuba inzugi z'umugisha zikinze cyangwa se inzugi z'amahirwe kuba zikinze utabasha kuzibona. Nibyo ugiye gukora bikanga. Door of y'umugisha wawe wari ukomeye ari ugasanga urawubuza. Ni ukuvuga ngo the door, close the door against your opportunities in castles of curse. Ngo imiryango, amadirishya, iby'ubuzima byari bigomba gukingwa, asanga buri gihe ntabwo bikinguka pe, urasenga, uringinga, uravuga ntibikinguka. Rero nibona ko amahirwe, inzugi z'amahirwe zikinguka, menya ngo nubundi bwoko bw'umuvumo kandi waje ku buzima bwawe ugiye kukwangiza. Yesu akugire neza. Ndagira ngo aka kanya mu izina rya Yesu imiryango yose y'umugisha wawe ikinguke in the name of Jesus. Imiryango y'umugisha wawe, ibyo wari ugiye kwakira, ibyo wari ugiye kubona, ibyo wari ugiye kwakira, ibyo wari ugiye kukandagira, aho wari ugiye kujya, ibyo wari ugiye kubona, mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo. Iyi miryango y'imigisha ifunze turayifungura, iri ku bantu turayifungura, iri ku bintu turayifungura, here turahafungura, turafungura imiryango ya visa, turafungura imiryango yo kujya hanze katika jina la Yesu, turafungura imiryango yo kwakira ubuzima. Rero mu gihe cyose wirebye ukabona inzugi z'imigisha zirakinze ku buzima bwawe, umugisha tuvuga nta mahirwe, ntacyo ubona, ntacyo uri kwakira, ukabona inzira zirafunze, menya ngo ni ikimenyetso simusiga yuko karandi kuriho muri bucece, yuko karandi kuriho itavuga, yuko karandi kuriho kandi yaryumyeho. Ni ikimenyetso simusiga cyerekana neza ko umaze kugotwa mu buryo budasanzwe kandi ko bizakugora kuhumura, ugira ubwoba, wigira ubwoba, wigira ubwoba. Komera, wicika intege, komera. Imana iri kumwe nawe wa munyembaraga we. Imana iri kumwe nawe kandi Imana iragira ngo ikunezeze. Aya ni amagambo y'Imana, Imana yaduhaye, numva shaka kuyamenya. Twari tugeze ku gihe cya 17 gufungirwa imiryango y'imigisha. Burya karande n'ivumo biraza bigakinga umuryango w'umugisha, bigakinga aho wari kuzakura umugisha, bigakinga bagomba kuvuga ngo bimenya aho wari ugiye guhahira. Satani agaterekamo akantu ntaza kariko kugira ngo uhore utsindwa kandi ukomeze utsindwe. Ariko mu izina rya Yesu zinzugi turazikingura, z'urubyaro turazikingura, z'ubuzima turazikingura, z'amahirwe turazikingura, cyokora turagikingura. Turasenga mu izina rya Yesu, mavuta y'Imana agendane nawe. Turakingura imiryango Satani yaravuruguse, imiryango Satani yarakwinze ngo rwane. Turasenya izo mbaraga z'uburyo bwose. Nubango ni igihe cyawe cyiza cyo kumva unezerewe, cyo kumva wakiriye umugisha, cyo kumva utabawe, cyo kwakira ibidasanzwe, uburyo budasanzwe, imbaraga zidasanzwe, umukezo zidasanzwe katika jina la Yesu. Mavuta kandi agira amateka, ubuzima buhinduka kandi buhinduke rwose. Ndavuze ngo tabara, Imana ishobora byose gutabare. Nuvango iyo nzugi zakinda zikingura, zo nzugi zikingura, zifunza zikingura, zikinza zikuka katika jina la Yesu. Nzugi zigize nabi zikubuza amahirwe n'icyerekeye piko salami tondere bosa de lewa fola leya. Imiryango ndayifunguye, nzugi zari kinze, ubuzima budahari, mibereho idahari, aho ujya hatari, byo wifuza bidakunda, aho ujya kureba hatemera. Imiryango iragenda iriboroka, ariko ndayiborokora amavuta twahawe mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga, imwishyigikira ikagushyigikira. Turasukubita izo mbaraga bizabadayimoni zose. Ni igihe cyawe cyo kunezerwa no gutabarwa no kwinjira mu gakondo no kunezerwa. Ni igihe cyo kwakira
nzakinisha itandukanye hirya no hino, nukuri nzogi zikinze ndazivumaguye, nzogi zikinze ndazishenye mu izina rya Yesu. Nyumvira kandi umurikire kurikirana mu bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka no kubona inzugi z'imisha zikinze, the door of opportunities, ugasanga nta mahirwe za opportunities za ntuzibone, kazi keza kaza ntukabone, ugasanga opportunities zirabonetse ariko shwi data ntawo gutekereza, haba mu kazi ukora ugasanga urahera hasi, abandi bakabona misiye byinshi atenye ngo nta nimwe urabona, ukora neza kandi ugasanga uranabakorera akazi bakanezerwa, ariko we ntumenyekana. Inzugi z'umugisha zarakinze ndazikingura mu izina rya Yesu. Baba selema hide fode ka nyemerera amavuta kandi agira amateka, nyemerera izo nzugi zifunze ndazishwiragije mu izina rya Yesu, ndazifukura naho n'ibizingiti zigende, ndazimenesha zive hasi zigende mu izina rya Yesu. Sukana gatebo mbone zagiye hiryo kure, n'inzugi zikubuza kuzamuka, zikubuza ku accessinga kuri your blessings, zikubuza bezora pine fode tasarabia. Yesu mwana w'intama w'Imana, ndabo kintu cya 10 n'ikintu kibi kuba inzugi z'amahirwe zikinga, abandi bakagira opportunity ugasanga ntazirabanwe, kandi uzasanga no mu kazi bakabona misiyo bakagenda bagaruka ugasanga nawe wayibonye, kandi umuhango kandi unabarusha no gukiranuka, ariko ni yakarande ni wa muvumo bya bindi byose tuzaho. Rwose cya 10 kimenye kumva abantu bakubona uri mwiza bagatangira gukunda, ariko bikarangira bagira ngo urwango ntibazo barukuye, bityo ukabura ya mahirwe. Ariko Imana itugire neza cyane kandi Imana idutabare. Cya 18 icya 18 nukuba byisubiramo kandi ifite imbaraga, bigambiriye kurwanya no kuguhagarika no kuguteza ibyago no kubyaza umusaruro, none ugasanga naye ibyo ukoze ntubasha kugira za opportunity zo kubyaza umusaruro, ahubwo umwanzi yagukoresheje icyo ashaka cyose. So rero ni byiza ko wisengera Imana ikagutabara, Imana ikakwambika imbaraga. Data wa twese atugire neza. Kuba wasubira muri bya binyuma yawe byomba gutabarwa ugasanga ubisubiyemo kandi bitakabaye ngombwa, Data wa twese akwishimire kandi Data wa twese akugire neza. Kuba wongeye gusubira muri bya bimenyetso bikomeye, wongeye gusubira muri za ngorane, ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko hari abantu bari kwaccessinga no guprocessinga ibintu byawe, kandi ugasanga wowe ntaro byezemo, ntago bizakundira gusubirayo. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko you are under curse, imbaraga zikomeye. Icya 19 nukuba frustration, kuba buri gihe utotezwa ubyigwa, ugasanga uri frustré ndetse ugasanga ufite cya depression, ugasanga wikanza abantu batenya abantu numva tinya, babona moto kumvira tinya, kumva moto kandi bajyamo, mbere ugasanga bakubitsemo ubwoba cyane ku rupfu ruraho, ugasanga wa frustré, ugasanga urabangamiwe, ndetse ari n'ibyo kwako ntago ari byiza. Kandi ndakubizwa n'ubangamiwe, hari Imana ishobora gutabara mu izina rya Yesu. Hari Imana y'amahoro, hari Imana y'imbaraga, hari Imana irengera, hari Imana ivuga bikaba, hari Imana ikora bikaba, hari Imana itabara, hari umwami w'amahoro ahagararanye nawe kugira ngo arinde ibyo bintu byose nagiye nkubwira. Niba wibonaho kimwe cyangwa bibiri cyangwa bine, ibyo wibonaho byose ngo uri under curse, totally under curse. Ibi bintu ukabyumva nushaka ufitemo nka biti cyangwa bine, ariko ibyo ufite byonyine ubwabyo byagaragaza ikindi kintu. Imana yo guha umugisha. Reka turebe ku kintu cya 19. Yego twatumaze kukivuga, reka turebe cya 20. Gutinda kubona ikintu cyangwa se kuba ingumba. Ndimo ndatekereza amagambo ngo numve umwuka yaranjyanye ngo mbyibaze. No kuvuga ngo hari ugutinda ku bintu, kandi wamara kumva ose ko mpese mpumiriza ndahishuriwe mbona umuntu afasha undi aragenda nahise narahumiriza rwose,
aragenda amushyira ahantu amutinzayo ntiyagira arangije mu mwira atamukuyo. Ariko Imana yarambwiye ngo bagutindije ahantu ngo bategereze, Imana igukuyeyo, Imana iragutabaye, Imana iragushyigikiye. Aho bagutindikiye Imana igukuyeho, abakujyanye Imana ntuzongera gukererwa, nta nuzana gukerereza, nta nuzana gusubiza inyuma. Ibyo rero ugasanga ni ikintu gikomeye kandi ukwiye kwakira, ukwiye kunezerwa nk'umuntu w'Imana, ukamenya umugambi Imana. Ikindi kuba ingumba, kubutabyara, uri barren, ukeneye kubyara ntubibone, warakerewe, ntabyo wakira, ntabyo uri kureba. Umwanzi yahagurutse, yaguhagurukiye, arimo arakurwanya, wagiye kwa muganga, ujya ku bandi bavuga ukundi, ye byanjye bwo gukora n'ikibazo ufite. Bakubwiye ko nta kibazo ufite, nanjye nari kugira ikibazo iyo baravuze ko hari ikibazo ufite. Ariko nanjye nakagize ikibazo kuko bavuze ko hari ikibazo ufite, ariko kumbi nta kibazo ufite, kumbi nta n'ingorane ufite, nta n'ikigoye gihari. Ahubwo umwanzi Satani yarwanije ubuzima bwawe, yarwanije icyerekezo cyawe, kuko uri murarwa. Ibyo nacyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko hari imbaraga zo paretingira mu byawe, zo paretingiye mu nda y'umudamu cyangwa kuri wowe ubwawe bwite. Ariko uyu munsi wa none amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Hari icyo Imana yakora kandi kikaba cyiza kandi kikagenda neza. Hari icyo Imana yakora ariko kikaba cyiza kandi ugasanga kiratunganye. Hari icyo Imana yakora ugasanga hari ikitunganije kandi cyiza kandi ukabona uguwe neza. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza, Imana ibambike imbaraga, Imana ibatabare, Imana ibatuze mu gihugu cyiza. Kuba ufite ikintu cya lack of opportunity, kuba ufite kuba watsindwa kandi bitari ngombwa, ndetse ukumva urananijwe, wari ugiye kugera kure hashoboka, ariko ubwo bugumba no gupfa byose byerekana ni aho ndahuza no gupfakara imburagihe, no gupfusha imburagihe, no kubyara abana ntibakure bakazobakanirwa. No uvuga ngo gutinda gutinzeho, bitinze kuba, bitinze mu muryango, bitinze kubara, bitinze ku muvandimwe wawe, nubwo ariko nawe wabyaye byari intambara. So ni sign, ni ikimenyetso, ni ikintu cyerekana ko you are under curse. Ariko dufite Imana ishobora byose, dufite Imana y'imbaraga. Ndimo nderekwa bino bintu, yo ngeze kuri ibintu byo gukererezwa, kubura favere, kubura iki, ndimo ndumva lokotandoria bosele mine foria, ndimo ndabona umudamu, ndimo ndamureba kano kanya urimo nkurikirana. Abaganga bavuze ko nta kibazo ufite, umutware ngo nta kibazo afite, none ko nta kibazo afite harapira pfira hehe. Imana ihagaritse ubwo bugumba kano kanya mu izina rya Yesu. Mwe mukurikiye umwe bw'Abera Ministries live, turi kumwe amaso ku maso. Ushaka yahamagara nkamuvugisha, ndi imbere yawe. Imana iteruye mu ngiye kubona, mbona hari ikibuye kinini, nakabuye kasankiwe kinini kisa nka ariko kinini nk'urugero nibuye risanzwe, ariko sinini cyane, ariko nibuye risanzwe. Mbona Imana iriteruye ahantu muri mirambwira ngo niko nkuye muri uriya murima w'uriya muntu agiye kubyara, abyara abahungu n'abakobwa, muhaye igikundiro, muhaye ubwiza, muhaye tere wasando de bon la ferie ya kotaye. Rero ni kimwe cyerekana ikintu cyo gutsinda no gutsindwa, kandi bikakwerekana muri ubwo buryo ko ufite ingorane, kuba bikubaho cyane kandi ugasanga bigutera umutima utari mwiza. Rero Imana igufashe kandi Imana ikunyambikira imbaraga, ubashe kugubwa neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Ikindi kudashyingirwa cyangwa se kutarongora no kutarongorwa ni ikimenyetso kimusiga cyerekana ko umuvumo, cyangwa se ugasanga umugabo wakundaga atwawe n'undi mugore, umugore wakunda, umusore wakundaga atwawe n'undi mugore, umugore wakundaga atwawe n'undi muhungu. Ugasanga buri gihe urasigaye muri groupe, niwe bavuga ko ntaki, ndetse ugasaba bishaka ntibikanga, wagerageza gukora ubukwe bikanga, ndetse wagerageza gusohokamo ikintu ntibigukundire. Ugasanga buri gihe abantu baragutekereza kandi ugasanga birapfa buri gihe, byajya gukunda bigakunda, kandi wajya kuri ugasanga nta mpamvu ituma abantu bagenda, nta mpamvu bakubenga, nturi mubi, ntusa nabi, ntugira nabi, ntugira imico mibi, uri umuntu mwiza. Ariko still ukisanga n'ubundi wamaze gutakara, wamaze gutsindwa, wamaze kugenda adashoboka. Kubera iki? Yuko uriho wa mwuka mubi. Ni ikimenyetso cyerekana yuko uri under curse, cyangwa ugenzurwa cyangwa kontrolwa, cyangwa se hari ibindi bintu biza bikubaho ushobora kwisanga wamaze gutsindwa muri bwa buryo budasanzwe. So rero Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha, kandi Imana yo mu ijuru igukomeze. Nuvuga ngo iki cyose wibonye muri ibyo bintu,
twarimo dusobanura ugasanga buri gihe kurongorwa ntibibaye, gushyingirwa ntibyemewe, nta kintu kikubayeho kizima, kandi by'ukuri wagombye kuba wabibonye kandi wagombye kuba wabikoze bikagukundira. So icyo rero ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko utaguwe neza, cyerekana ko utamerewe neza, ndetse cyerekana ko utarimo utabarwa uko bikwiriye. Ndashimira Imana cyane. Hari umuntu wemeje ngurira agakoka ko kunywa. Rero bavandimwe, inshuti zanjye, turimo turagana ijambo ry'Imana. Je ntacyo biba bintwa, icyiza mwaduhaye turacyemera, turi live, ni bisanzwe. Na Imana iguhe umugisha, iguhe icyo kunywa, iguhaze byose, iguhe ibyo kurya n'ibyo kunywa, igutunge, ikwambika imbaraga, ikugeze kure hashoboka. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Iyo umuntu musabye umugisha, nabwiye ko ari umunyonzi wavuze ngo sinzabura ji yo kunywa, kana nayitereka nta n'ikinantwaye. Impamvu nawe musabira umugisha, Imana imuha umugisha utagabanije. Ni ukuvuga ngo ikintu nashaka kuganira aha ngaha, ikintu cya 21 nuba no gutakaza. Wari ufite mariage, wari ufite ubukwe, ugiye kwiro mariya se, ugiye kugira ukundi, ariko ntumenya abantu banyuze, ntumenya ibintu binyuze. Umuntu yagutereta ntazagaruke, umuntu aganira akaguhagakanira, kandi ukabona wajya gushaka impamvu biretse ntuyumve, ukabona ibintu bivahe. So rero urimo uragenda hari umukuriho, ariko Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro ibane nawe, Imana y'amahoro ikugikire. Impamvu nagasomye ntago ndi mu iteraniro, ndi muri office, nto ndimo nkora kino kiganiro, ndabikubwiza ukuri ko byumve kandi ze kutaremererwa. Burya baremererwa n'abantu batarasobanukirwa, ariko iyo wasobanukiwe wabisobanukiwe kandi ukanabyumva. Rero kuba buri gihe utakaza amahirwe yo gushaka no gushakwa, ndetse wanashatse urugo ntirukuberera ubuzima, ndetse ugasanga ari ikibazo, menya ngo nawe ntiworohewe. Imana yo mu ijuru igutabare. Imana muje gutabara. Ikintu cya 22 ukwiye kumenya cyerekana ko umwanzi arimo akugenda inyuma, ni inzozi mbi cyane, ndetse n'abagabo ba ninjoro n'abagore ba ninjoro. Ni ikimenyetso cyerekana ko karande ikuriho. Nubona urota inzozi zirimo abapfumu, zirimo abaroga, zirimo ibisimba, zirimo inyamaswa zitandukanye, nubwo ushaka n'imbwa murazikunda ukazibonamo, ukabona uri mu ntare, ukabona uri mu mbogo, ukabona ibisimba bikwirukankana, ukabona yose ngo abantu bazi ko ngo intare ari ikintu cyiza. Oya, you are under curse, uriho umuvumo utazi. Hari imbaraga zikorera inyuma, hari abarozi bari inyuma yawe, hari abapagani bari inyuma yawe bakohereje bya bintu, ugasanga aho kugira ngo urote ziza, ahubwo urota inzozi mbi zaguhagurukiye, nizo uri kwirotera, nizo uri kwibonera, nizo uri guhura nazo, kandi zakuzonze, kandi ugasanga zihoraho buri gihe. Abagabo ba ninjoro, abagore ba ninjoro, ugasanga abahungu bararabe bisambanya, abagabo bisambanya, ibyo ukabibona. Ukabona inka zikwirukankana zikuvudukana, ukabona inzoka zikwirukankana zikuriho, ukabona inzoka zikugendaho zigufata, ukabona ibinyeni bikugurukaho, ugasanga birakugoye. Nacyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko hari ibyo ukwiye gukemura kandi bikagenda neza. Ikindi kintu cyerekana ko hariho ikimenyetso gikomeye cyerekana ko urimo umuvumo na karande, ni ikintu cyo gutandukanywa ababyeyi n'abana, gutandukana umutware n'umugabo, gutanduka kw'imiryango, hanyuma na divorce ubwayo. Iyo yirakanyagwa, iyo nayo cyerekana ko uri kandi umwe muri mwe hari uyisaba, hari impamvu ye ngo munanira, ariko ntimunanira, ahubwo nuko niba muko guca nk'umuryango no kuwujugunya no kuwutatanya no kugira ngo utagera kure wifuza kuzakandagira. Nacyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko ukwiye gutabarwa n'Imana ishobora byose. Mwuka wa separation or divorces, ugasanga wabaye kuri wowe, uba kuri famiye, uba ku muvandimwe, iba ku wundi, ntimuhavugana, ntimuhana, mufatanya mu bushobozi bwanyu, muraryana kandi muri abavandimwe, mwe nicaha undi nicaha undi nigendiriya. Ugasanga ari umwuka wa separation, ugasanga shobujana muratandukanye no mwakoranaga. Uwo mwuka nawo ugaragaza ko nubwo uri musenga, ariko inyuma hari ikintu gifite imbaraga kandi kirimo kikurwanya kandi utarasobanukirwa. Reka nivugire icya 24, ni ukuvuga ngo kudakomera ku muryango, kutubaho ku muryango, gusanga ikintu cya greatness mu muryango
miryango yanyu cyangwa se greatness, ugasanga wapi ugiye agiye kuzamuka, satana akavuna, ugiye gutera imbere, satana akavuna, ugira ngo agiye kujya kure, satana akavuna, uvuze ati nanjye reka ntambuke simbukire Burayi, akabura ibyangombwa, akiha kuya nta byangombwa yabonye, ati nanjye gasimbukire muri Amerika, akidekarara bikanga, ugasanga satana arakubita, akafasha arakubita, ko yakiriye arakubita, ateye intambwe arakubita, agiye arakubita, ibyo yakiriye arakubita, ibyo agiye gufata arakubita, ugasanga umuryango wanyu nta ukomeye urimo, nta nuzamuka urimo. It's a sign of Bikwereka ko ni symptoms nayo yerekana yuko uri undercast, hari ibintu bikuri inyuma. Rero ibyo bintu ugomba kubyumva. Nashatse kubivuga igihe kinini kugira ngo dusenge Imana, kandi ibyo maze kuvuga harimo nk'ibyawe 6, harimo nk'ibyawe 7, harimo nk'ibyawe 8. Ibyo maze kuvuga hari n'ibyawe byinshi kandi byakugenza uruhare, bisaba ko ukwiye guhagarara ugashikama, ukumvira Imana, ukabana n'Imana, ukagendana n'Imana, Imana igakorera ibitangaza bikomeye mu buzima bwawe. 25 gukora like a giant, gukora nk'imbaraga nyinshi, ugakora wajya no kurya ukiyima ngo utabimara, ariko final ugasanga ibyo wakoze wavunikiye ubusa, ntacyo ubona, nta musaruro, nta gafaranga kuri konti, nta gafaranga mu rugo, nta gafaranga mu ikofi, nta buzima, nta musaruro, nta mahirwe by'abana ngo bakuneze, nta munezero washatse, nta munezero. Umbe ugasanga buri ikintu cyose wari ugiye kugeraho pe ugakora nk'umunyembara, ugakora nka giant, ugakora pe, ariko no kurya ugasanga ntubirya, ntunabibona, n'ibyo ubonye ntibikunda, aho ugasanga buri gihe urutwa no kutagiye mu kazi. Bijya bibaho, ukarutwa nuko utagiye mu kazi, ukarutwa naho utagiye mu kazi, ukarutwa naho utanakoze, ukumva intimba yuzuye umutima. Kubera iki? Kuko umwanzi yahagurukiye kurwanya amasezerano yawe. Ariko ndakubwiza ukuri ngo satani ntazigera gushobora. Hana amavuta kandi agira amateka, ubyangu byemere, bikundu bireke, ntubihagararemo. Imana iragushigikiye kandi Imana irakurengera. Ndamufasha gusengana nawe, ndamufasha kuvugana nawe ibintu bikomeye. Rega siko bizahora, siko bizama, siko bizagenda. Umugambi w'Imana buri gihe uzahora uhamye, kandi Imana izakora ibitangaza mu ruhande rwa Imana, izakurengera. Nta mpamvu nimwe rero gukora like a giant amasaha menshi, ugakora nk'umunyembera, ugakora nk'ushaka kugera kure, ariko kwa gukora kwawe, kwa gutera imbere kwawe, ugasanga aho ubayeho nabi, biruswe naho utakabikoze, biruswe naho utakabyinjiyemo, aho ukumva aho gucitse intege, ufite ubundi nkorera iki, ndabyarira iki, ndahingira iki, ndigira iki, ndarwana n'iki, nzagera kuki, uyu musaruro nuwa hehe, subundi amaherezo ubundi bizagenda gute, subundi bizakorwa. Ugasanga buri gihe ufite umutima wo kwiburanya no kwishinja, nuvuga utari kubundi bimariye iki, bimbwiye iki n'iki bimari. Icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko inyuma hari imbaraga zikurwanya, inyuma hari abadayimoni basaze, inyuma hari imyuka mibi yasaze ngo guhagurukire, ariko wicogora wicika intege. Imana igiye gukorana nawe. Haleluya! Imana igiye gutabarana nawe, Imana igiye kugendana nawe, ntizakureka, ntizagutererana, ntizakwihorera. Totora basideremo sandori yabobosikaba benefora rekotaye. Umva imbaraga z'Imana zimanutse, ntabwo uzongera gukorera ubusa. Aha ni kumwe bw'abera ministries, ntabwo uzongera kuvunikira ubusa. Umvaga wihebye, umvaga warize, umvaga watakaje, urakora ntacyo ubona, uravunika ntacyo ubona, urahinga ntacyo usarura. Niyo ugerageje ntibikwemerera, buri gihe urwana intambara bikanga. Amavuta y'Imana, igikundiro cy'Imana bize ku buzima bwawe, bize ku mahirwe yawe. Oya ntugakorwe n'isoni, oya ntukamware. Umvaga wafunitse, umvaga warushye, umvaga bitemera, umvaga bidakunda, umvaga amarira abaye menshi, umvaga hinda kabaye menshi, ariko siko bimeze. Imana yawe ariyo Mana yanjye, ariyo Mana yacu, iravuze ngo dihagararanye nawe, igiye kugendana nawe. Rero nuvuga ngo ni ikimenyetso cyerekana mu gihe cyose ukorana imbaraga, ukorana umwete, ukorana ubushobozi, ukorana ubushake, ukora uko ushoboye kose, ushyiramo imbaraga, ukarangiza ugasoza ubona byakunaniye, ugasoza ubona wisanga ahantu habi, ugasoza ubona wisanga hadakwiriye, ugasoza ubona wakubiswe hasi, ugasoza ubuvuta ariko nabikoreraga iki, ukumva kubaho ntacyo bikumariye, kubyara ntacyo bikumariye, kurongora ntacyo bikumariye, kugira umugore ntacyo bikumariye, kugira umugabo ntacyo bikumariye, gutunga ntacyo bikumariye. Aho wagiye mbega ukumva buri gihe uri hasi cyane, kandi urasimbaraga mu gukora, waragerageje, warakoze, warasenze, wararirimbye, hari ibintu washyize nk'imbaraga, urabyiga, urakora, ariko ugasanga buri gihe uri hasi. Ni ikimenyetso cy'uko umuvumo kuriho
ariko mva umuntu uzakugumaho shando benefora clometai rewinda ceremony fozantowa umva kwiteka ari mambwira ntabwo uzongera kuvunikira ubusa ntabwo uzongera gukorera ubusa ntabwo uzongera yewe ntabwo bizongera Imana iri mu ruhande rwawe imbaraga z'Imana iri mirakora ntabwo uzongera guseka no kusekwa no kumwara ibyo ugiye gukora uzabibonera umusaruro ntabwo uzavunika ntuzacogora uzagira amahirwe mu cyerekezo cyawe uzagira amahirwe mu mugambi ugenda ukoramo Imana izagushyigikira mu nzira ucamo ntabwo uzakorwa n'isoni nk'ikimwaro cyize ntabwo uzongera kuvunikira ubusa ntuzabyarira ubusa ntuzaruhira ubusa Imana yumvise umuruho wawe Imana ihinduye ibintu tototora miwa deleboniba la wandika totasara baba sefoya ndumva afashijwe mu izina rya Yesu akira gutabarwa mukozi w'Imana akira kurengerwa iri nijwi ry'imbaraga rikumanukiye rikubwiye ngo ntuzongera gukorera ubusa ntuzongera kumwara ntuzongera kuraho werekera umugambi w'Imana uzakuzaho mavuta y'Imana azakugendaho iyo ni Imana igenda gukorana nawe reka nkubwira ikintu gikomeye bantu maze iminsi uvunikira ubusa wakoreraga ubusa ntugire ikintu ubona ukumva agahinda karakwishe hari abafashe ntibyakunze hari ibyo wakoze biranga ndetse babiciye amazi ariko Imana yawe ariyo Mana yanjye ugamba rw'Imana ikora amavuta y'Imana gikundiro cy'Imana umugambi w'Imana ugiye gukora wunguke ugiye gutera imbere wunguke uzakora byemere uzakora bigende uzakora bishoboke uzinjizwa imbere bikwiriye uzagera kure harenze amavuta azaza kuri wawe umva umugambi udasanzwe umva igikundiro cy'Imana ntuzongera gutsindwa gutyo umugambi w'Imana uzakuzaho warumaze iminsi uvunikiye ubusa Yesu umva amavuta ahindura ntabwo uzakorwa n'isoni Imana iri kumwe nawe ntabwo uzongera kuvunikira ubusa ntuzongera kuruhira ubusa Imana izagushyigikira umugambi mwiza uje kuri wowe kubera iki warumaze iminsi uri andakasi ariko amavuta turimo aravuze ngo no ntuzongera kuvunikira ubusa ahubwo Imana izakomeza kubana nawe Imana izakomeza kugushyigikira Imana izakomeza kugutabara Imana izakomeza kugufasha muri byose Imana izakomeza kukuba hafi kandi umugambi w'Imana uzagenda uwubona kandi humura ntuzatsindwa humura ntuzacika intege humura ntabwo uzagira gute ikindi cya mbere uba buri gihe habaho gutakaza urukundo ndetse no kwangwa n'abantu rimwe na rimwe ukisanga abantu bagutaye losing loved gutakaza gukundwa nshuti yanjye gukunda no gukundwa bona kwa presiya ukambara imyenda myiza ntawe kubwira ngo waberewe ugasanga wabuze urukundo hari abana babuze urukundo rwa mama wabo hari abana babuze urukundo rwa base wabo hari abagore babuze urukundo rw'abagabo babo hari abakobwa babuze urukundo rw'abagore babo hari imiryango yabuze urukundo urugero urukundo rw'abaramukazi b'umuntu akarubura hari ababuze urukundo rwa nabita nyirabukwe hari ababuze urukundo rwa sebukwe na nyirabukwe hari ababuze urukundo rw'umukoresha n'urw'abantu iki kintu cyo gutakaza kudakundwa no gutakaza urukundo nacyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko you are undercast hari operation mbi z'abasatanike zirimo zikora kugenda utakaza gukundwa nshuti gutakaza gukundwa nawe waba uhari hatangiye ukunzwe n'abantu ariko ntirimo byemera ukaba utakaje gukundwa bityo ugatakaza ya mahirwe yo kudakundwa iki nacyo ni ikintu gikomeye gutakaza muri gukundwa sanga mu kazi ntibagukunda bamukora ntibagukunda ntibagushaka nawe uvugishe ntibakureba ukabona watakaje rwa rukundo kandi wari urukeneye abukunze bakaza niba gutakaza kandi ntabwo ari kuba utinda mu gutakaza gukundwa n'abantu ntabwo mvuga umuntu ugasanga ni ibintu byigarukamo ukabona twidata we ndetse kandi si abantu gusa no kudakundwa n'amafaranga ugasanga ntuyatunga udakundwa n'ibintu udakundwa n'iki kudakundwa n'ubuzima ugasanga urarwaragurika inshinge ibinini imiti bateraguye kubera iki uri mu bihe bibi cyane uri mu bigoranye cyane mu bikuruhije ariko data wa twese uhoraho Imana y'amahoro Imana y'ibyiringiro ivuganye nawe ngo nubwo batagukunda Imana iragukunda kandi ugiye gucika mu izina rya Yesu reka twifugire ikintu gikomeye hari ugutakaza urukundo icya gatatu cya 24 iki cyo ntabwo kiba ku bantu benshi ariko uzi ko kimubaho akazi ko kimubaho akabazi ko afite umwana kibaho akabazi ko afite kibaho kwisanga wakoze pipi ku buriri kandi utari umwana w'uruhinja
kine kiba ku bantu benshi ariko abenshi hari abagifite barabizi. Nacyo ni ikimenyetso simusiga ko mu muryango wawe harimo icyo kintu ariko ntugitindeho. Reka nivugire icya 28 data akumera umugisha. Cyo ndumva nakivuga mu rurimi rw'icyongereza tu kandi bihangane nkivuge kandi ntagisobanura Kinyarwanda urambabarira ubwo ni kuba byagenze ni ko Imana iba yabishatse ni ntakibasha neza suko ntari umunyarwanda ndiwe ndanabizi. Missing of opportunities when one is always late for opportunities or missing opportunities. Hari icyo bita gutakaza ariko hasi gutakaza ni nko kubura kw'amahirwe, kubura kwa opportunity, kubura kw'ibintu wari ugiye kwakira, kubura kw'ubuzima wari ugiye missing, ukamisinga ikintu wagomba kuba ugiye kwakira cy'amahirwe ku buzima bwawe ukabona amahirwe agucitse ureba babonye buruse ureba bagiye ureba be ugasanga ibyari ibyawe urabimisinze kandi byari ibyawe wumvaga ubyiza bifite mu ntoki wabyakiriye wumvaga wabicakiye wumvaga ugiye kubiririmba wari waguze imyenda yo kuzaserebura wari waguze inkoko yo kuzarya wari waguze inka yo kuzanezerwa ariko ofira uko bigenda ugahita umisinga yo opportunity ukamisinga ya mahirwe. Par exemple nk'ubakaguhamagara ngo nk'urugero nyambireba muri tombora z'amakampani ntavuze ko nta yanumye bahamagara nimero 1 bakayibura 2 bakayibura 3 bakayibura kandi yaratomboye imodoka byonyine kutabona fata telefone kandi bari nko mu gikoni yarebaga gaseri harimo sonori yarese modo disturb hari tuntu hari yakoze ariko akamisinga ya mahirwe yari guhindura ubuzima bwawe ni ryari wa misinza amahirwe yari guhindura opportunity yo guhindura amahirwe yawe. So hari abantu ba misinga not lose no kumisinga byari bihari byari ibyawe ariko hakazama akantu ukanyurana n'amahirwe yawe amahirwe gaca hano mugahura agenda nawe ugenda mugakubitana igitugu n'amahirwe yawe kugira ngo yakire uryo ukamisinga voyage ukamisinga indege ukamisinga visa ukamisinga amashuri meza ukamisinga akazi opportunity ari gutuma umuntu uri great umuntu ugiye kujya hejuru kandi umuntu ugiye gutabarwa umuntu ugiye kurengerwa ugasanga ari ikindi kibazo. Rero ni byiza ko dutekereza byiza ko dukomeza tugasenga Imana ni byiza ko dutabarwa n'Imana ishobora byose. So kumisinga iyo opportunities kumisinga iyo bintu byose ni bimwe mu mpamvu zituma wisanga buri gihe ubona ko udahagaze mu mwanya mwiza kubera iki wamisinze opportunity wamisinze ya mahirwe wari ugiye kubona icy'ubuzima wari ugiye kwakira ibyari bikomeye wari ugiye ariko unyuranye nabyo ubuye bigenda nawe ugenda kandi wari ubifite uburenganzira isaha yawe cyagiye cyawe kandi suko banabikwimye ahubwo kubera ya karande n'imivumo biragufashe icyari cyawe icyari kugira ukomeye icyari kuzamura kandi kurwaho kinyuze ukabirwaho giciye kubera iki kuko umisinze ya gahunda yawe washaka kugira ngo ugereho kandi utabarwe. Rero byose ukabyumva kandi byose ukabisobanukirwa kandi ugasobanukira icyari cyo kugira ngo bigende neza. Ndimo ndabaza iri jambo nkubaze ngo utandukanye n'amahirwe utandukanye n'ubuzima utandukanye n'icyerekezo wari ugiye guhura n'ibyawe bituma amateka yahinduka ariko ukabimisinga not lose. Please mwumve missing no kuruzinga n'ibintu bitandukanye kandi ibintu bibiri bikomeza ugasanga bikugoye n'ibintu bibiri bigoranye. Rero ni byiza ko wamenya aya magambo icyo asobanura ni ukuvuga ngo ni ukubera iki kucyuruzinze kiriya kintu uruzinze opportunity yawe uruzinze amahirwe yawe uruzinze ubuzima bwawe wari ugiye kuruzinga ntabyo ariko indi nukumisinga nukunyuranaho nukutana amahirwe yawe ugaca mu nzira ugasanga ntabwo muhuye wajya kunyura ugasanga birahindutse ukabona unyuranye n'ibyo wifuzaga inyuranye n'ibyo washakaga kubera iki hari ikintu cyaba kitari cyiza. Rero ni byiza no mukozi w'Imana nkurikiye yuko mwuka tugiye kukubita mu izina rya Yesu
hura n'icyawe, hura n'ibyo washakaga, hura n'amahirwe yawe, hurwa na opportunity zawe, hurwa n'ibyo washakaga, hura n'ubushake bw'Imana, hura n'imbaraga z'Imana, hura n'ibitangaza by'Imana, hura n'umugambi w'Imana, hura no kurema kw'Imana, hura no gukora kw'Imana, hura mu by'Imana yavuganye nawe, hura n'amasezerano yawe, hura n'imbaraga zawe, hura n'ibyo washaka byo guhindura, n'ukumisinga, n'ugutakaza, n'ukubura ikintu wari ugiye kubona kandi wari ugikeneye ugasanga wamisinze kandi bitakabaye ngombwa. So rero nawe kano kanya mavuta kandi agira amateka mu izina rya Yesu, nta mpamvu ibaze kunyurana n'ibyawe kandi utagomba kunyurana nabyo. Data wa twese akugirire neza kandi aguhembure, nta mpamvu nimwe. Icya 29 kandi gikomeye kandi gifite imbaraga kandi gikomeye kandi gifite imbaraga gikomeye tugiye gusenga Imana. Ahangaha tuganira ni uguhora buri gihe utsindwa bihoraho muri business. Uva mu myenda ujya muri icyo ukoze cyangwa icyo ukoze cyangwa icyo ushaka cyangwa icyo ugiye gukora cyangwa aho uhereye byanga, ibyo uvuze byanga, aho ugiye byanga, wavuga uti nkora iki kikanga, ugasanga gucuruza, ugasanga uhora utsindwa muri business kandi abantu yijyanyemo bose ugasanga barimo barazamuka, abantu bitwayemo bose ugasanga bateye imbere, abantu yigiyemo bose ugasanga bagusize abo hamagaye. Nubangora ikintu giteye ubwoba, nubango igihe cyose ubona fail gufailinga kandi wamara gufailinga muri business ugasanga buri gihe abo wabujyanye muri business bamaze kugusiga, bamaze gutera imbere, bamaze kugaragaza imbaraga, warabigishije, warababwiye, babwiye uko bakora, babwiye uko batera imbere, warabafashe, ugasanga buri munsi uhora utsindwa muri business zawe, uhora utsindwa mu kazi, utsindwa mu bikorwa byawe, buri gihe ugasanga intsinzwe yibitsi wawe. Ni ikimenyetso simusiga cyuko urimo ukorera munsi y'umuvumo. Iyo business yawe, ubwo rugo rwayo, mibereho yawe, hari imbaraga zitwikire ziri inyuma, ariko in the name of Jesus ntabwo turi kuririmba izo mbaraga, turivuga imbaraga z'Imana zigiye guhindura ibyo bintu zigakemura ikibazo kandi ukanezerwa. Icya gatatu icyanyuma gisoza ni urupfu. Nakubwira ibintu 60 mwe ntabwo nawubona. Urupfu kwanza, urupfu tuvuga gupfa byo ni ngombwa. Uwavutse arapfa, nawe uhumeka nanjye tuzanapfa, ariko hari ugupfa ko gukenyuka, byo twita gukenyuka, gupfa imburagihe, gupfa ibintu byari byeze, gupfa utareza abana bawe, gupfa utareza usize abana mu gihira rutazo uzabibaze. Nawe tekereza, wari umudadi wishyurira abana amafaranga y'ishuri, urapfuye, umugore nta bushobozi, abana baye gute, bagiye kujya ku mihanda batakagiye, bagiye gura nibazo. Gukenyuka, gupfakara, gukenyuka, ubititondere. Hari urupfu rusanzwe, tuzapfa twese, ariko niba ukana karatashye agasiga ashingiye abana bizukuru biza guwe neza nezerewe, ndetse akumva gupfa kwe nta kibazo. Ibaze mu byewe ugiye gupfusiza abana mu bukode, ntanzu basigiye, ntacyo bahaye, urupfu rurakuyoye. Ni ikimenyetso cy'umuvumo. Gupfusha abana bakiri bato, bya byitondera. Burya abantu ntibajya bapfa kubyumva gusa, umuntu apfira igihe itonde n'ubundi se ko Imana itarindira ngo upfa kuza maze gukora byose, bangapfuye ntacyo asize, ngapfuye wenyine, ngagiye wenyine. Ibi byose ugasanga ni za mbaraga mbi zirimo zinjira zishaka kurwanya ya masezerano yawe, no kugira ngo wowe ucike intege, ucogore, wisange bamaze kujya. Rero harimo urwo rupfu, imburagihe mu buryo budasanzwe, butunguranye, bititeguye, za ndwara zo mu bitaro zihora umuntu arwaye yararembye. Hariho n'abarwara bakajya mu bitaro bakazasiga umutungo wose bakoreye, bakawumarira mu kwivuza kandi ntibanakire, bakanahapfa. Ugasanga bahombye umuntu, bahombye ubutunzi, bahombye igihe, bahamubayeho. Ugasanga nayo ni inyatsi ishingiye ku mbaraga mbi z'abadayimoni bari mu bitugu byawe, aho utabasha kugira ikintu ubona, bigapfa. Iyo tuvuze death tukavuga urupfu, ntabwo ari urupfu rw'abantu, urupfu rw'imyaka, urupfu rw'ubuzima, urupfu rw'imodoka. Ugasanga imodoka ye buri munsi ni icyapfu, ugahora mu igaraje buri munsi, mwigaraje buri munsi, be ukabona ibintu bya inka zikarwara buri munsi, be ukabona uhorana uburwayi burimo n'urupfu kandi bikaza. Icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko uriho imbaraga ziri inyuma yawe cyangwa ziri hejuru yawe, zirimo zo paretinga ku bintu byawe byose. Ariko Imana ishimwe, mavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Uyu munsi ntugire ubwoba, uyu munsi ntutinye, niho tugiye kwinjira mu mbaraga z'Imana.
amasengesho. Rero ijambo ryatubwiye mu gutegeka kwa kabiri ibice 25 hatubwiye amagambo avuga ngo ikintu gikomeye, aratubwira ngo nuko Imana ntiyakundira ko Barama bavuma, ngo ahubwo afata umuvumo wa Barama uhindura umugisha. Nawe uyu munsi wa none Imana ikubohore, wibuke ko ibintu bikurwaho n'iki? Kwakira Kristo, gusenga Imana, kukumeza n'Imana. Kimenya ko no gutamba ari itegeko ry'Imana rikuraho ibyo bintu byose, kuko n'ubundi uwagiye gukora ibyo bintu hari ibyo yajyanye kugira kuzirike. Ariko aya masaha ndakubohora mu izina rya Yesu. Ndumva ashaka gusengana nawe, ndumva ashaka gukorana nawe, ndumva ashaka kugendana nawe. Nyemerera ubohoke muri ubwo buryo, wigizwe imbere, urengaho waruri, utera intambwe ikuvana mu mwanya umwe ukwinjiza mu wundi mwanya, mu birere bidasanzwe, ibirere by'imbaraga, ibirere bikubohora nshuti yanjye, kuko waruboshye kandi warugoye mu izina ryayo. Ibyo ni ibimenyetso simusiga Satani ajya akoreramo. Wibonyeho bingahe? Mu byo mvuze birenga 40, wibonyeho bingahe? Mu byo mvuze ufite wagira kimwe muri byo, nabyo ni ikibazo. Umuvumo ukuriho. Wagira 5 muri byo, umuvumo nawo ukuriho. Wagira 4 muri byo, umuvumo nawo ukuriho. Wagira nubwo cyaba kimwe, ibyo byose kandi nibibona kubawe ni ikibazo gikomeye, ariko gifitiye ibisubizo. Humura, Yesu arahari, imbaraga z'Imana zirahari, abahanuzi turahari, amasengesho turahari. Imana yatanze imbaraga mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi wemere. Maze nabura ngo uyu munsi nukora kuri telefone ye cyangwa akora kuri televiziyo mu kino kiganiro arakira indwara kandi byose birahinduka, kuko Imana yacu, Imana ikomeye, imokora umugambi w'Imana. Ngibyo ibintu ugomba kwibonaho ukamenya yuko uri andakase kandi umuvumo kugendaho, ariko ntacyo uzagutwara. Humura, Imana ni Imana yawe. Imana izakurengera, Imana izagutabara, Imana izagushyigikira. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo ndebe neza ko hari abanditse ngo tubasengere. Sinjye mbibona ndimo nigisha, ariko ndumva nifuza gukora kino gikorwa, kandi nzi neza ko umukozi w'Imana Emmanuel agomba kubifashamo kugira ngo dusengere bano bantu bakeneye kwakira ijambo ry'Imana. Haramutse hari uwanditse, nta cyabuza ko dusenga Imana. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibambika imbaraga. Muri abantu b'igikundiro, muri abantu beza, muri abantu Imana yahamagaye. Rero iyo ubona ibyo bintu ukabona bikuzengurukaho, ukabona bikuriho, ukabona bikurushya, ukabona ufite agahinda, menya ngo ufite Imana. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana izakurengera. Imana izagukomeza ku manywa na nijoro, kandi ntabwo uzacogora. Data wa twese atugirire neza cyane. Ndimo ndabona umuntu umwe wasabye wanditse, sinzi somera hari yavuze ngo shalom shalom, ariko koko Mana yanjye arutanga yinjije ngo ariko ko Mana yanjye none se niko bimeze, ariko turumwe cyane. Yesu abagire neza cyane, Yesu abatabare. Aya ni igihe cyiza cyawe cyo kumenya ko umugambi w'Imana ukuriho. Hari undi waciye kuri WhatsApp nawe arandika arambwira ijambo rikomeye cyane, ngo Imana ishimwe cyane, ngo mwarakoze ibiganiro namaze kubyakira, biri very interested, ndumva nafashijwe, ndumva nguwe neza. Mu nsengere Imana igire icyo ikora kandi igire icyo itabara, kandi koko Kristo agiye kubikora, kandi Imana igiye gutabara kandi ukagubwa neza. Imana igumisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo dusenge Imana, sinzi nibigihe cyuko kimeze ngeze dusenga Imana mu izina rya Yesu. Ndumva ashaka kubasengera, kandi ndashaka gusenga mu buryo bwimbitse, atari uburyo buraha bwa kano kanya. Ndumva ashaka gusenga. Wowe ushaka wandike, ndimo ndakurura muri comment ngufashe gusenga Imana. Niba unabishaka ndavuga mu izina, ariko by'umwihariko ndashaka gusengera Jojo mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, Mana y'imbaraga, Mana ishobora byose, uyu muvandimwe wacu umuha umugisha kandi umwambika imbaraga. Ibyamurwanyaga byose nawe mwaba bitsinde kano kanya, ibyamurandaga tabonye rubise bigende mu izina rya Yesu. Ndavuma imbaraga z'ubutware bw'abadayimoni zamuhagurukiraga. Uyu mushiki wacu turamusengeye, amavuta kandi agira amateka y'ubuzima bwe, muzamure mu kirere kidasanzwe katika jina la Yesu. Ndamusengeye mwami Imana, umva ngisenga, umva uko Imana ivuze. Ngiye kubona ngo Imana iguhanaguye mu maso, iramure gukweho ikimwaro. Ntabwo cyari kiri hafi, ariko cyarimo kitoratoza. Imana iramure ngo ntikizakugeraho. Ugiye kubirebesha amaso ariko ntibizakugeraho. Hari by'amatwi yabagiye kumva ariko ntibizakunda, kuko data wa twese arambwiye ngo akukisha ikintu kandi akugiriye neza. Aragutabaye, arakurengeye, agukoye icyo kintu cyakikuriho, kandi Imana irengeye ubuzima bwawe. The fire mere ya pose tifeka lango talomoni ya bole fonda. Ndashaka gusengana nawe. Erega ibintu byo bihari nta kundi, bino
bino bintu biradindiza, bica intege, bikubuza amahirwe, bikubuza ubuzima, ntutera imbere, ntabwo ubasha kubaho unezerewe. Uba mu nzu ukayisohoka murira, ujya kurya ukarya uri kurira, wajya mu modoka Satani ati va mu modoka nkubwira ubundi nkawe gendamo nkande. Nuvuga ngo tuba turi mu buzima bw'inyuro, mu buzima bw'akajagari, ariko iyo dufungutse tukinjira mu mbaraga z'Imana, iyo dufungutse tukagira ubutware bw'Imana, iyo dufungutse tukagira imbere hadasanzwe, tubona umugisha w'Imana ugenda ukora idasanzwe mu buzima bwacu. So rero witinya kandi wigira ubwoba, Imana iguha umugisha. Ndumva ashaka kubasengera, Imana igutabare. Erega ntibiba byoroshye, kandi icyo nzi cyo Imana yo mu ijuru irashaka kugira ngo ikurengere kandi ikwambike imbaraga kandi igutabare kandi igushoboze kandi igusure kandi igukorera ibintu bidasanzwe. Imana y'amahoro ikumpera umugisha bwinshi cyane. Ni byiza kubinezererwamo kandi ndababwiza ukuri, kandi Imana yo mu ijuru kwiteye ugutabare. Ndavuze ngo Data wa twese nakubera ingabo igukingira mu gihe abandi bagutereranye, mu gihe abandi batarimo bakubona bwari. Imana yo mu ijuru ikugire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Imana Data wa twese iragukunda kandi Imana ikugira neza. Ndumva hari uhamagaye, sinzi n'umutekinisiye yanyemerera ko mwitaba kuri iyi phone. Reka mwitabe. Allo? Mwiriweho? Imana y'amahoro ikugeneza bwo turaza kubera uko bigenda, turagusengera mu izina ryaje kandi yakunda humura. Numvise icyambwira kidahuye nicyo nifuza nanjye nushaka ko tumusengera. Ni ikintu yambwiraga nawe Imana imutabare kandi mushyigikire. Reka rero dukomeze dusenga Imana mu izina rya Yesu. Ndagira ngo uyu munsi wa none umutima wawe ntutinye. Ndumva ashaka gusengera abacuruzi, ndumva ashaka gusengera abiga, ndumva ashaka gusengera n'abagowe. Ndumva ngo mu mutima wawe nivuga ngo birabona, birafata, birazirika. Satani afite ukuntu afata abana akabagota, wagera kure ntuhagere, icyo yifuza ntukibone, kuko umwanzi yakugabyeho ibitero, akugabaho imbaraga zo kukurwanya. Yewe uyu munsi wa none urumva utabasha kugera kure kubera iki? Satani nuko akora. Nukuvuga ngo buri gihe wagombye kuririmba ngo uyu munsi ndabohoka, ibanzu nyemerere, believe it, yizere ko karande yavaho, yizere ko ibintu bikora. Nutabyizera ntibizakunda. Izera ko byavaho, izera ko byakurwaho, maze wuzure imbaraga z'Imana n'amavuta y'Imana, ubashe kugera kure hashoboka. Erega burya bikwiriye ko umuntu atabarwa n'uburyo abaherereyemo n'icyo ashaka kuvuga muri ubwo buryo, kandi akarengerwa n'Imana ishobora byose. Ni byiza rero ko umugambi w'Imana ukomeza kugushyigikira ndetse no kukwegera. Burya akenshi na kenshi iyo rimwe na rimwe Satani yamaze kubona intege nke zawe n'imbaraga nke zawe n'ibyo urimo ukora n'uburyo urimo akaguhagurukira, nibwo uzasanga utanezerwa, utanyurwa, utakira ibyawe, utaneza mu byawe, ugasanga buri gihe ahubwo urimo urasubira inyuma, uramuragenda inyuma, kandi ukabona ko umugambi wa Sekibi wamaze kwimonogoza ku buzima. Rero ni isaha yo kubikubita, tukabisenya, tukabirandura, tukabivanaho, tukabyigizayo. Ni igihe cyawe cyo kwakira umugisha wawe, nta gucogora, nta gucika intege. Ndakwaturaho igikundiro, nta gushobora gutakaza gukundwa. Reka nkubwize ukuri, umugabo wagukunde, umugore wagukunde, abana bagukunde, aho bashatse bagukunde, aho bashatswe bagukunde, amafaranga bagukunde, akazi kagukunde, shobuja gukunde, ibyo ukora bigukunde, aho ugenda byemere basodere fondere ya mama sepea mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo. Ndagucyaha iyo myuka mibi n'imbaraga zikuzimu. Satani wigize akagenga arwanya ubuzima bwawe, ndirukana izo mbaraga mbi zikuzimu zirimo zigenda ziguhiga ukuntu udasanzwe. Ndabona n'abandi bahamagara ariko ntago ndi ubitabira rwose, kuko ntabwo ndi mbona ikuba ari bo ndatuje. Ni wimisemo nawe ntabwo ndi bukwita bihangane, kuko ndimo ndabona barambwira bitandukanye no gusenga. Turimo turasenga, turimo turakubita imbaraga mbi, turimo turasenya ibihome. Ndagira ngo ukundwa, akazi kagukunda, imbere y'ugukunde mu izina rya Yesu. Ndi umukozi w'Imana, nawe murasenga Imana, akira gutabarwa, akira amavuta y'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira kurengerwa, akira guhagararana n'Imana, wicogora, wicika intege, wihagarika umutima, wirwaza. Umva Imana Data wa twese iri mu ruhande rwa mugambi Imana ugiye kuza. Ndagira ngo ubuzima bukube n'ukuri, ntuzongere ku misinga opportunity zawe, ntukanyure n'amahirwe uyu munsi uhure nayo. Ndaguhuza n'ibyawe, ndaguhuza nawe, ndaguhuza ibyo wari ukeneye mu izina rya Yesu. Amavuta y'Imana, igikundiro cy'Imana, umugambi w'Imana
gukora kw'Imana, gutabara kw'Imana bikuzeho, utabarwa ubwe neza, Imana ikugendere, Imana iguhagarareho, aho wigize imbere byemera ibyo uvuga bikunda, amavuta y'Imana akuzeho, ndaguhuza n'amasezerano, ndaguhuza n'imbaraga z'isumba byo, ndaguhuza umugambi w'Imana, reka amavuta y'Imana yinjire mu buzima bwawe, umugambi w'Imana ukuzeho, ndavuga ngo data wa twese akugire neza kandi aguhagarareho mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umwami Imana hagarara nawe, kandi Imana irabishoboye, Imana igiye kubikora. Iragenda ibwira witwa Rusi aramubwira ati aho uzaba Imana nzabana nawe. Arangije arahugenda ayivana mu gihugu cy'iwabo ajya mu gihugu cyo, yavuze ngo Imana yawe nibizaba Imana yanjye, kandi ubwo buzo bwoko bwanjye, aho uzatura niho nzatura. Mu yandi magambo, yikonekita n'amahirwe y'Imana, yikonekita n'abanyamasezerano n'abanyembaraga muri akano kanya mu izina rya Yesu. Umwuka wo gutakazwa, wo gutakaza, ndawirukana, ndawukubita, ndawurandura, ndawuvuma katika jina la Yesu. Ndohereza abazimu bose bagende. Ni igihe cyawe cyo kumva unezerewe, wari uri muri ariko ntugomba kurira, gutakaza amahirwe. Aho ugiye kugira ugasanga ntibikunda, ntabwo turi bubyemere. Ndashaka amavuta y'Imana agendane nawe, wumve kandi ubohotse uyu munsi wa none. Yesu akugirire neza, Yesu agutabare, akira ibimenyetso bigera kuri 4. Ndabwira uno muntu rwose we yari afite ikibazo cyo gutsindwa muri business, gutsindwa, ijambo kunanirwa. Ubundi hariho kunanirwa ko no gutsindwa. Icyo ukoze ugatsindwa, ikizo ugatsindwa, ushaka ugatsindwa, ugiye ugatsindwa, kizafata ugatsindwa, ukoze bikakunaniye, ibyo bikanga. Izo ni imbaraga zirwa, ariko mu izina rifite imbaraga rya Yesu ndashkwiraga izo mbaraga, ndakubita imyuka mibi dayimoni, ndimo ndarwanya ibyo bitero byose, ndimo ndavunagura imbaraga zikuzimu, za zindi zahutse ngo zirwane n'ubuzima bwe zikurwanya. Ibyo ntibiza gushoboka, Imana iri mu ruhande rwawe. Reka nkubwire, wari urwaye umutwe, Imana iguhaye gukira. Nukuri wajya gukandara no kumva umutwe urakuzonze, Imana iguhaye gukira. Hari undi muntu ndi kubona nk'ukuri, kandi Imana nagutabaye. Bavuze ufite ikibazo mu bihaha, nta gihari, Imana igikuyeho. Pelema sando de bora frema iketa. Muhami Imana ishobora byose. Ndavuze ngo amavuta y'Imana aze ku buzima bwawe. Rega Imana igiye guhindura, ntuzongera gutsindwa, ntuzongera kubura amahirwe, ntuzongera kubura ibyo washakaga. Imana irimo iragutabara, Imana igiye kurengera. Ndumva twasenga Imana hasigaye tugasoza. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza, kandi mutabarwe, mukomeze mudufashe, mudushyigikire. Uyu munsi byatugoye kubera ibikoresho ni ikibazo, ariko ubwo hari byose birakunda. Amahoro y'Imana, shyigikira umurimo n'ubishaka bikuri ku mutima. Dushyigikire, nimero zirahari, dushyigikire, nimero muzirazireba, dushyigikire kandi bigende neza. Imana iguhe umugisha, reka uyu mwitabe nta kibazo. Turi kuri online kandi turakwitabye. Amakuru yego turimo turaganiriza ijambo rikomeye cyane. Mumeze mute? Yego reka tugusenge.